umugabo yitwa Nibishaka Theogene ahuretse kuva mu nzu y'imbohe aho nyumvira iyo nama yagiriye Noheli rero wahanuye ko ashaka kubana na Assia nawe unyumvire iyo nama umva Noheli muhungu wanjye batogusa ubwonko ubasaze wareke babiri gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri chano yawe yari guhita izamuka ngaho umva ndakwemererega ubundi wowe urategura ubihorere bamuke abantu nuko ubwo nyine nge mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo bayaze akaguha uzamubenura uzamutikure ngewe rwose ntugire ikibazo ngo uyu ni umuhanuzi wayobeje isi yose reka aracurangwa arayobokwa abantu reka ubundi wenda reka tureke ibyo bantu mukurikiye iyobokamana mumbwize ukuri ubundi nibiki uyu nguyu witwa Theogene nubuhe banuzi yari yaharura bugasohora uretse iterabwoba no kubeshya abantu no kwigira nyoni nyinshi yega amagambo ateye isoni umva bitateguye bamasharire nawe nyumvira vraiment abantu bayaze bamoke nibi nakunda rwose uzamubenura umutikuri umuprofete ari kugira inama profete mugenzi unareka abantu bakomeze bamoke ngo abamutse nibiba ngombwa Assia bigakunda azamubenura mutikuri inama za profete uri kugira inama profete mugenzi we cyokoze kuko paraporo yuko bameze bakwiye kugirana inama reba umuntu uvuga ngo yaba umugabo wa Assia nanjye ntari Imana ntago namugushyingira reka nta n'umukobwa namuhuriye iriya ntaragahanga kubera iki se so umuntu utumye ushaka no kurira jowe uri umuntu w'umugabo ni umuntu gute umuntu bwe buri he abangaba bavuga ngo utikuri sipe na si ahubwo nge fite n'ipingu ngewe ndifite nayita nonaha njya gufata nibishaka nuriya muhungu bose nkabambika rimwe bafatanyije abajyana kandi nabakatira burundu iryo jambo uri kuvuga ngo te wapfa utwara Assia uzi ko ibyo bintu uri kubibwira umugore w'umupfakazi watandukanye n'umugabo ntumva watandukanye n'umugabo bakundana uzi ko aya magambo bavuga abana bifubyi Theo yashize bari kuyakurikirana iyi yica rubozo kuriya kumushinyagurira ni ikibazo naho uko mbibona ikanze nkubwire ubundi se ugira ngo bavuga iki urebye aba bahungu n'aba bantu bari kubatunga kamera baba babishyushyemo cyane bakora iki bavuga iki se ahubwo se bagira iki gusa nta mana yabatumye ariko nabo misiyo yabo bazamenya amakuru ya Yuda byarangiye yiyahuye kandi yamaze gukora misiyo nimutwemerera dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuri M.Charlene official ni ya chaîne yivuga butumwa ibiriho ibiganiro bitandukanye iriho ivuga butumwa mu buryo bitandukanye ama episode yitwa umusirikare yafashije abantu cyane nyine uburyo umuntu akwiye kuba umusirikare wa Kristo ni nkaho yafashe igisirikare gisanzwe akigereranya no kuba umusirikare wa Kristo kuri abasirikare b'isi baba bafite discipline bafite amategeko ngenderwaho bafite umuco bafite kwitwararika ibintu byose ngira ngo nibyo ubugereranya no ku musirikare wa Kristo ahubwo se jowe ubona bano bene wacu izi za civilian zigiye ku gisirikare kiriho ntabwo Imana iba ifite abantu byata ngira ngo rero hariho nibindi bitandukanye nyine kuri iyi chaîne mushobora kujya mugenda mukayireba dusanzwe rero dukorana ibiganiro n'uyu mubyeyi mu buryo butandukanye tugira ngo twumve ibitekerezo bye tugira twumve ukwaguka kwivuga butumwa rye mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu rero n'ubundi tumugaruye kugira ngo tuganire turaganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye no kurikira iki kiganiro ndabizi neza ko utari buze guhomberwa M.Charlene nubwo ari mu rugo rwawe reka tugusuhuze kandi tuguhereze ikaze wiriwe neza cyangwa waramutse biterwa naho abantu bari bamwe baba babyutse abandi baryamye bwije gutyo bose rero tuba tugize ngo biyumve mu kiganiro aho buri wese aherereye hose no ku isaha yabariho
naramutse meze neza ndashima Imana. Ikaze cyane rero kuri Mama Charlene. Yego. Niwe tugiye kuganira, tuganira ku bintu bitandukanye cyane cyane biba bihuye niba bigenda bitrendinga mu ruhando rwa gospel. Rero Mama Charlene muramumenyereye, yitwa Mukeshimana Emerta, no muvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubimazemo igihe kitari gitoya cy'imyaka ikabakaba hariya ni 5 cyangwa ni 3. Ni nk'icumi nkukundira kusetsa ni 10 uri nta myaka 10 umaze kuri iyi mihanda ra uravuga kuri iyi mihanda utangiye ivuga butumwa ibyo kuri iyi mihanda ariko kuri iyi mihanda sinaritangiye muri 2017 2017 ndumva urumva maze imyaka 7 8 yego ko uziko naramabuye sha uramabuye kuki utarava mu kibuga kibuga se naba nkivamo natsinze nuko ibigukuramo se nuko bitabonetse oya hari ukuntu ubundi umuntu uva mu kibuga muba yakomeretse cyangwa yatsinzwe ariko iyo gifite imbaraga ukomeza kurwana nta nicyo nzavamo rero imvizi zarinda ziburuyenze ariko nukubera icyo abantu wenda nk'abavuga butumwa cyane cyane bakorera kuri social media kuki ubona satani n'abantu bashaka kubahakura nukubera iki ni impamvu satani n'abantu ega satani ntishobora uko utabona Imana yaje gukora ikintu ngo uyibone live ikore ikenera umuntu niko na satani akenera umuntu reka nkubwire uko biri kose ubu inzira Imana yaciye niyo gukorera gutanga ivuga butumwa ryaha hantu hanyuma rero satani waturwanyirizaga mu rusengero ibi ngibi ntago rega nkanjye ntago mbibonye ubu niyo mpamvu ubona ntanabivamo no mu rusengero hari ibyo yagendaga akoresha adashaka ko tuvuga hanyuma ahangaha naho ubu noneho ari guhomba cyane kubera ko mu rusengero twabwirizaga abantu 100 bake tukajya mu giterane wenda ukabona ngo abantu 200 cyangwa bangahe ariko ubu ni mu bihumbi byinshi kubwiriza ibihumbi byinshi noneho rero impamvu satani abashaka ko tuhava nuko tumwangiriza ubu tuje tukirirwa dukora inkuru zimwinjiriza wabona hari uturebye nabirarora ahuze ko ari byo ahuze ko nyabona abantu abakozi ba satani bakundwa kurusha ab'Imana ngiye kukubwira hari umugore wigeze uza hano kuri kamera ndavuga intiri jambo avuze iyo rivugwa na Emerita Mukeshimana Mama Charlene ngurebe ibyo bankorera yaravuze ngo abagabo batasezeranye bose nimbwa yarabivuze ndabyibuka yego rya jambo ndivuze jowe mbabarira umbwiza ukuri bahita bavuga bati Mama Charlene yagize ate yatukanye yakoze ariko uzarebe nta nuwamenya ko yarivuze ikindi mujye mureba amakosa abantu bakorera hano menshi kandi nabo bitwa bake abakozi b'Imana none se hari ikintu ngiye nibaza kuki abantu baza kubeshya bahanuzi b'ibinyoma abantu bavuga ibintu biri bizarre usanga ari bo abantu bashamadukiye gukunda wenda nivuga gukunda ntebe no ma views yo umuntu yakoze ijambo ry'Imana reka dabarareba se ariko waje ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mfite ijambo ry'Imana sohora buri cyumweru sanga ntikiruzuza n'igihumbi nuko ariko tikura urebe yego kuki kubera iki abantu ibintu biba ari byo bashaka kureba ujye utinya iki ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira ijya mu ijuru irafunganye abayinyuramo ni bake ariko iyo kurimbuka ni igiho ni igihogere ni ngari abayinyuramo ni benshi ntago burya abantu bajya bakunda ukuri ukuntu nabonye abantu bateye bakunda abantu bababeshye babashyekenga bakunda babashyekenga kubu nazana nkabwina uko biri kose ariko nukora ikizakumena pezaguhonda singe kukubeshya ariko haza uvuga ngo mbonye gutabara mbonye ikiza aho adepoje bagwa igisubizo mbonye mu bana b'abahungu ufite hajemo abakobwa mbonye wurira indege Imana iguhaye fiance umwaka utarashira bigenze gutya utwo tuntu disi turyohera amatwi y'abantu ariko burya ntibabibona niko gashye mbese hari ijambo hari amagambo ameze nk'udushinge batera abantu udushinge tubasinziriza urabona ko akuntu bakubaga bakaza kugusinziriza abantu barashaka utwo dushinge two kubasinziriza iminota ariko n'ubundi wabyuka ukabyukira ku gisebe cyawe gipfutse cyangwa ku musonga
ibyo rero niko bimeze uzarebe na Yesu na Yesu aza kubera ubutumwa yatangaga bakubitaga umubare ati uyu mugabo rero izi nyigisho ze reka nkubwire iyo turi kuvuga ibintu nk'ibi abarozi baba bahombye abapfumu barahomba abafite ububari bagahomba bari abantu bose iyo baguteraniye hose nyine uribura uhita wibura nyine ugasanga usigaranye na Yesu igihe Yesu yatangiraga gukora ibitangaza aho muri impumyi ibirema bigenda abajyaga batuburira abantu babapfumu bahise bahagurutsa amagambo bati hano haje umuntu mumukurikira ngo yabikoze ku isabato no kugira ngo bamushyiremishemo neza bakajya begera abashinzwe kwaka imisoro bati mumwegere uriya mugabo ntajya asora burya niba babaga bakirishije mu Yesu ndabyibuka hanyuma Yesu kuko yabaga yihagije ari umwami bakamwataka ngaho tubwire ibya Kayisari bivugaho iki Yesu kuko yari afite amagambo y'ubwenge kandi ari mu buhanga agahita avuga ngo ibya Kayisari bari bazi ngo bagiye kumurimbuza abanyamisoro ibya Kayisari mu bihe Kayisari n'iby'Imana mu Imana ikindi gihe bati mugende mureko asora sakora he iranzerereze baramwataka bati zana umusoro mwigisha Yesu yari umuhanga abwira umwigishwa ati wowe jya ku nyanja urahasanga ifi urayibaga urakuramo umusoro uri kubyumva izo ncabiranya rero n'ubu turakatana uri kumva iyo uri gutanga inyigisho z'ukuri ubwira abantu ati mwitondera aba bishop bari mu sengero ndavuga ati rerashyano ngo ni mama Charlene ryaje kuduhombya ariko wenda mama Charlene utararengaho mu gihe umaze ukora ivuga butumwa cyane cyane ibyo kuri social media nta bantu baba barigeze wenda bagutera ubwoba bavuga ati ibintu uri kuvuga ati uzogira kubivuga cyangwa wenda cyane mu nzuzi wenda go satani nanjye wanga kugenderere cya akuru nyine mbese bakuzane hitera bwoba risa riri kubuza kuvuga ibintu uvuga bikomeye byanjeho kandi wivuga ngo mu nzozi shitani afite abakozi yahaye amakarita n'amajiri babajeti be yagiye anyanyagiza ahantu hose nkuko ubona MTN ifite abakozi yagiye ishyira ahantu hose kugira ngo icuruze na satani arabafite kandi arabafite bambara imisaraba ku makoti arabafite bavuga mu ndimi arabafite mu byiciro byose mu baririmbyi kikubwira kuri amugabo atari ukumurwanya abantu bajenjetse nuko mu byiciro byose afite abo bakozi ngewe kuva kera nkitangira guhamagarwa cyane ko amagambo akomeye ntangiye kuyavuga ubu kuva nakizwa namenyana n'Imana niho natangiye kujya mbwirwa ibintu bikomeye none namara kwigisha abantu bakampugura hari abashumba hari abagore bagenzi banjye byagera kubavuga butumwa bati wowe nkubwiye ko uririwe nturaye ibi bintu uvuga bizatuma abantu bakwanga bizatuma udatumirwa kandi ibyo bambwiye amaso yanjye yarabibonye byagusohoye hari igihe banze kugutumira ndashimira Imana iyo batantumiye Imana ibimpaye ikiruhuko umuntu akubwiye ngo genda uryame ujye uhembwa sibyo uryama ariko ku kwezi yinjire ibyo bintu sisaba asanga posi ka fresh ibyo bintu yambwiye byankuruye intambara mu itorero aho ngiye kubwiriza bakabahamagaye iwacu ati ishyano ry'umugore aho ngiye kubwiriza ati uyu mugore muzamwigisha kugeza ubwo ngiye kubwiriza wajyaga kubwiriza kubera ibyo wavuze mugafata umushumba wati ariko umupasiteri banjye Imana ibahe umugisha ari umupasiteri wanjye wababwiye ati nimba muzi ko atavuga ibintu bizima mumutumira iki kandi agashya nta muntu wanyakaga icyemezo nge nta muntu ujya unyaka icyemezo umuntu ambona ndi kubwiriza mu rusengero agahita avuga tuzazi iwacu ntago rero avuga ngo uzazane rekomandasiyo uko rekomandasiyo nibyo ndi kuvuga ati nimba mutamushaka ntimuzongere kumutumira hanyuma nanavuga maze kubwiriza gutya bakaza ukabona umushumba yita nkatana cyangwa umupasiteri akankatana mu gikari bira bintu uvuga ubikurahe uri kumva noneho n'abantu banjye bari gusa umugisha nagize muri itorero rya ATeye nagiye ngirana ibibazo n'abayobozi ariko abakirisitu twaba dusohotse bati gumamo sha gumamo n'amatelefone akampamagara wa muntu wavugaga n'inki Imana imbabure bakanyaturira kuri telefone ku ruhande bakambwira mbese nkabona ibisobanuro noneho byagera muri bene wacu babavuga butumwa barambwiraga bati wowe uririwe nturaye ari leta izagufunga akoshi leta kuki bayikangisha abantu kandi atari ingoma
umuntu akagukangisha leta izi no gushishoza ariko leta yawe uri umunyarwanda nturi umucengezi ufite nationalité ntago wigeze nta deni rya banke nta gacaci kurega nta muntu wagiriye leta yabimpora iki irahohotera abandi leta izagufunga nakicera isubu leta izabimpora iki ko ntayigambaniye ko ntari umuntu mubi bintu nk'ibi kugeza ubwo bambwira bati ibi uzabibonamo ingaruka mu minsi iri imbere kubera ko ibintu uvuga nibigukuraho umugati bikagukuraho abantu kandi koko byankuyeho imigati y'abantu binkuraho abantu b'abantu ariko ndashimira kirisitu gukorera Imana udakoreye inda yawe. None hari ikindi wenda nabaza ntihari ahantu ushobora kuba warigeze ujya kubwiriza hari ukuntu abashumba bamwe bashaka gukoresha umuntu akati ugiye kubwiriza ibi turi kubaka turashaka amafaranga yo kubaka turashaka ibi nibi tituro nturisenye mbese bagasa n'abakwereka kukoriyanta mu nyigisho bashaka kubwiriza mukaza gushwana wenda wabyisha reka nze nkubwire wenda hari ubutumwa najyaga ngira bwa onapo nibwo najyaga mpfa n'abashumba ariko iyo umbwiye ngo ku inyigisho yo kuba nabwiriza abantu bakubaka ahubwo se abakirisitu batubaka herega burya umukirisitu udatanga amaturo ni nk'umunyarwanda udatanga imisoro akayinyereza izira ziba ari intaragahanga ni imisoro yubaka igihugu amaturo akubaka itorero sibyo hanyuma umuntu ushobora kurwanya amaturo ni nk'urwanya imisoro ahubwo impamvu ibi bintu byacu by'amaturo byajemo induru ni uko abantu bose babigize inyigisho barashaka gukama izo bataragiye kandi ntago bishoboka iyo ushaka kwinkikamwa uyiha umubirizi ukayiha umunyu w'igikukuri ukayijyana ahantu heza mu rwuri wowe urafata abakirisitu bataramenya ijambo ry'Imana ugashaka kubakuramwo amafaranga ntunabigishe ko nyuma yo kuyatanga bazagororerwa urumva niryo kosa hanyuma wenda nko kuri icyo warumbajije ngo kuba kwigisha barabimpaga ariko disi buri Imana yampaye impano y'ubwenge ngomba kukwigisha gutanga amaturo kandi ukahava n'ubugingo bwawe bugize gute ububonye kuko njyewe ninkubwira ngo urinubira amaturo yo mu rusengero sibyo ko batwaka amaturo ariko wibuke kera ukiri indaya wahonze hari umugisha wigeze ukuramo wibuka yo wahonze indaya wibuka yo wamariye mu kabari wibuka yo wajyanye mu bapfumu wibuke nayo ujya utanga mu bitagira umumaro hanyuma nibakubwira amaturo uyatange n'umutima mwiza ngewe rero kuko nta n'imbaraga nabona zo kwaka amafaranga narababwirizaga narangiza ntimundushye muyazane nutanayazana hano uzayajyana no kwa muganga uzayajyana no muri gereza wafunzwe ariko ayaha ni amaturo utanga Imana ikazayakwibukiraho yego ahantu wagiye bakakwimitike bitewe n'ibiremere bw'ibyo umaze kubwiriza mbese ukahava mwashwanye amahirwe nagiraga uwantumiraga wese yarazi ko mudu yitike ntajya nyijyamo nari umuvuga butumwe utegura anjyana akanantahana nayagujije kubera yuko mu myaka namaze mvuga ubutumwa nta muntu wigeze ntumira ngo mvuge ngo nta tike mfite kuko nabanaga ari ukwisuzuguza nta muntu wigeze ntumira ngo mubwire ngo urampaye rero abantu bantumiraga ntabwo babigeraga bagira na gato ahubwo icyambagaho narabwirizaga abantu bagafashwa bakabohoka bati mushyire igiturisho cy'umushyitsi n'umuco w'iwacu bagishyiraho nyine bakayashyiraho ugasanga bampaye nka 2 kandi batanze nka 40 ngahe kuko bazi ko ariko Mama Charlene ntabwo ari bukubwire nabi hari abahungu hari wigezamo adiya pastor ndeba umva ntiyame waramuhaga envelope kumufunga nk'ifuruta Imana iguha umugisha ugashyira mu ishakoshi ukarebera iwawe abandi bo rero ni ninja kabanza kare utayifungura yarangiza ati niko pastor umugore bangira muhahira ayo mafaranga ushyira ndakira yashyira umugore wazayiriye kuko bari bazi ko ntacyo ntwaye banayibaga ndeba hari n'uwo bahaga envelope ngo amperekeze akayakuramo ureba akakuramo ese ko ntenda kumurega ko njyewe ikintu nabwiraga Imana nimba ndimo kubwiriza nimba nagiye aho natumiwe amaso yanjye yirinze kureba uwantumiye ahubwo yakundaga kureba uwampamagaye
hanyuma rero ibyo bikamfasha kudacumura no kutababara ariko nkakora ikintu bita kuyishyuza sinyishyiremo imiyaga naba nakoze nagira ikibazo ntimpemba sinkora baba banyishyuye banyirukanye mu nzu nigeze mvuga nabi ibyo wantumye narabigabanyije niyo mpamvu n'Imana yagiye duhemba shaje we tukaba tugeze aho tugeze. Wow, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Wasuye mugenzi wawe Assia mu bantu mana Assia mana yanjye mu bantu ntarasura arimo ariko buriya niwe muntu wa mbere nabwiye ntasindaza uyu munsi umunsi namubwaga ngo ndaza niwo munsi nari ngiye guhira mu nzu umwana wanjye bamuterereje ibisazi mitamuha message ngo ntago nyiza ntago ndajya ariko nzajyayo ndi kubitegura. Ibi mubaho se urabiruzi mwiteguye umukwe gute wo kuri social media ngo Imana yabwiye ko bagomba kubana na Assia akabihanura nyine nuko bikaba byaciye igikuba muri rubanda. Uriya mukumubona bira bintu rero ukuntu mbibona bariya naba professeur ba Assia aba professeur ba Assia gute bara ni ba professeur ariko ikintu nabonye giteye ubwoba nahoze nza mbitekereza natekereje ku mugabo witwa Yesu yari ari kuri misiyo yo kuducungura ariko ntekereje sanga muri misiyo yari afite hagombaga kubonekamo umugabo witwa Yuda azatoranya mu bigishwa akaba ari unamugambanira none nkavuga inti ariko se Yuda ko yari yatoranyijwe ngo asohoze misiyo ya Yesu yo kugambanirwa koko buriya kuki yagize finali mbi niko bimeze hari ibikozi n'abakozi ariko finali ya Yuda nubwo yari ari kuri misiyo uzi ko yiyahuye hanyuma aba rero ni aba professeur ba Assia ntago ari umugabo we kuko ntago Imana yafata Assia ariko reka nkubaze Imana yafata Assia ko tutamufatiye mu kabari ngo tuwe twaramufatiye wenda mu bindi byaha abafite amanota mabi Imana yafata Assia ikajya kumuha ziranyatsi ntago Imana ikora ibintu nk'ibyo gusa icyo numva mpe mpamanya n'umwuka bariya naba professeur ibi bari kumwigisha iki bari kumwigisha iki nk'ibyo natwe turi kwiga kugira ngo agende akorera Imana reka rero nkubwire ejo hari amasomo twize batatureba urebe n'icyo tuzira njya kuza kuri kamera bwa mbere nababwiye intambara nihanganiye mu rugo mbabwira ukuntu nakubitiwe mu rusengero mbabwira ukuntu nakubiswe ntwite nitura hasi ngwisha umugongo ntwite inda y'umwana wa 5 kandi nkubitwa narindi gusenga bampaye umwanya ngo mu mashesengero iteraniro umuntu araza nkubitishye ebyiri nikubita hasi ngwisha umugongo ubwo buhamya twabubaha ibintu twabayemo tukihangana tukabibamo bakagira ngo turababeye Imana iravuga iti kuko umurimo wo kubakoresha gikomeje ndaje mbigishirize kuri tere ku rwego rw'isi ubu turimo gukora ibintu byitwa kuminantuza amasomo sibyo bese turi kwigira ku karubanda sibyo wowe ariko wabugiye kuba dogiteri pe dogiteri ahubwo uvuga ikirengeje cyari ikintu cyanyuma yewe warize turi kwiga ku rwego rw'isi kandi ishuri turi kwiga ni ishuri ryitwa kwihangana Imana ibiri kwigisha abantu kwihangana Assia rero numwe mu bagore nubwo nta masezerano yenze uriya mugore se ndamuha ikiganza kuva naba sindahura nawe amaso ku maso nukubabona gutya kuri kamera noneho rero ntago Imana ishobora gufata minerivare yayo ngo itange kuri Assia itazamujya kumujyana mu ishuri ngo ajye gukora buriya Assia ni umukozi wo mu minsi iri imbere Imana izamushoboza akomeza yige neza buriya azaba umuvuga butumwa kandi azaba umukozi w'Imana hanyuma Assia se atize koko agomba kwiga kuyo yarafite akagerekaho nandi kubw'urwego rw'ivuga butumwa Imana ishaka kumushyiraho nose birabyiswe ubuhanuzi wowe bifatute reka nze nkubwire waba uri kubivuga gutyo ari ubw'Imana Imana uramuntu usinzi uko abanye n'Imana bajya bavuga ngo shita umwanda reka nze nkubwire Imana ikikubwira ko atariyo ni ikintu kimwe yego Imana yigutumye ku muntu mwubuse twe ntidufite ubuhanuzi yego dufite ubuhanuzi twabwiwe n'Imana ndetse hari n'ibyo yatubwita nyuze ku bantu natwe katuganiriza
hanyuma nimba tubitse ubuhanuzi Imana igutumye iguhaye ubuhanuzi bw'igihugu ntago bujyana kuri kamera ubushyira abo yakubwiye kuko mu gihugu hari ibyiciro yagutumye kushinzwe ubuzima n'ushinzwe imibereho y'imyiza y'abaturage yagutumye kuri polisi yagutumye kuhagarariye ingabo yagutumye kuri ministeri y'ubuvuzi yagutumye sibyo yego yagutuma ku muntu ku giti cye ukagenda ukajya kumushyira ubutumwa sebra byari ngombwa ko mugani Noheli ubuhanuzi Imana maye kurasi ikikwereka ko atari Imana nimba koko ari Imana yarambwiye ngo Assia azaba umugore wawe Imana yaramubwiye ngo azaza ahinduka umusazi asare ati bitabapfu arindagire ajye kubabaza umutima wa Assia gute hakuze ibintu bari gukorera Assia niyo mpamvu nabwiye ngo imbunda na Bibiliya bibe hafi nyuma yaho nabonye barasize video uzura mu wigize umuhanuzi hanze ari kubyina ceza mu kabari babyinana n'abakobwa bakora ibiteye isoni njye kukubwira aba bantu nubwo ari abaprofeseri ba Assia ntago Imana yakora ikosa ryo kuguhana itakurundi ibimenyetso biguhanisha utu tuntu bari gukorera hano ku karubanda turimo kongerwaho ibyo bakoze tutareba reka buri Imana yacu ntago ari umuswa hari ukuntu Imana ishobora gufata nk'umuntu ikavuga iti shandagiye kuguhana umuntu wese amenye ko ndi Uwiteka njya mpana yaguhana abana batiyo umukozi w'Imana yazize iki hanyuma yo ikabizana ku karubanda kugira ngo babanze bakumenye nihajye ninaguhana bazamenye ko itaguhoye iki taguhoye ubusa kabisa mureka rero ibintu bijya bicukumbuka bize uri kumva kuko ibi yakoze agatinyuka sinzi umuntu bavuganye kuri telefone numva aravuze ngo byari ngombwa ko tewapfa kugira ngo utwara Assia kuko iryo jambo uri kuvuga ngo tewapfa utwara Assia uzi ko ibyo bintu uri kubibwira umugore w'umupfakazi watandukanye n'umugabo ntumva watandukanye n'umugabo bakundana uzi ko aya magambo arimo kuyabwira umugore w'umupfakazi utaramara n'amezi angaha apfakaye uzi ko aya magambo bavuga abana bifubyi Teo yashize bari kuyakurikirana iyi yica rubozo kuriya kumushinyagurira ni ikibazo naho uko mbibona ikanze nkubwire ubundi se ugira ngo bavuga iki urebye aba bahungu n'aba bantu bari kubatunga kamera baba babishyushyemo cyane bakora iki bavuga iki se ahubwo se bagira iki gusa nta Mana yabatumye ariko nabo misiyo yabo bazamenya amakuru ya Yuda byarangiye yiyahuye kandi yamaze gukora misiyo noneho ikintu rero cyatangaje isi ni inama yagiriwe n'uwiyita umuhanuzi mugenzi we hari umugabo witwa Nibishaka Theogene ahuretse kuva mu nzu y'imbohe yabaye umuhanuzi ku ngufu ze ndetse n'ingufu z'abandi bantu babishaka abantu bakunda kuvuga ngo ndamuzira ariko mu by'ukuri nge ntabwo nzira umuntu pe rwose ndagira mbibwe n'abantu bankurikiye ntabwo nzira umuntu ahubwo kubera ko manzi ukuri kwinshi nanga amanyanga naho waba utakuzi naho wareba noneho bituma rero nkunda kuvuga ku bintu ariko rwose tujeretse ndamuzira si duturanye nta sambu tuhuriye nibyo bakora babikorera ku karubanda sindi n'umuhanuzi ndi umunyamakuru ndamuzira se ngo abo yahanuriraga mbahanurira ndamuzira reka darengana ariko nanga amanyanga ngaho nyumvira iyo nama yagiriye Noheli rero wahanuye ko ashaka kubana na Assia nawe unyumvire iyo nama umva Noheli muhungu wanjye batogusa ubwonko ubasaze wareke babiri gusa iyo ibi bintu wari wabishize kuri chano yawe yari guhita izamuka ngaho mfa ndakwemererega wundi wowe urategura ubihorere bamuke abantu nuko ubwo nyine njye mba nirinze kuvuga urabizi uruwanjye mba nirinze kuvuga nkicecekera we bayaze gusa kandi n'ibicamo bayaze akaguha uzamubenura uzamutikure njye rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize si umuntu se barabona riri buye itameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza ngaho nyumvira no kuri uzi ko ibi bintu numvishe mama basharire ntabwo nkubeshye ibintu byanteye ubwoba byata aho siko ahubwo hasi bashobora kumuroga abana babatipe nukuri ko iyo mwijuru ngaho nyumvira ngo uyu ni umuhanuzi
wayobeje isi yose reka aracurangwa arayobokwa abantu reka ubundi wenda reka tureke ibyo bantu mukurikiye iyobokamana mumbwiza ukuri ubundi n'ibiki uyu nguyu witwa Theogene nube bonuzi yari yaharura bugasohora uretse iterabwa no kubeshya abantu no kwigira nyoni nyinshi bagenda bakora amapuranka y'ibintu banditse bagenda batuburira abantu ubundi ese showe uzi ko ibi bintu babitegura koko kugira ngo bazamuke ku macano yawe urumva bidateguye yega amagambo ateye isoni urumva bidateguye bamasharire nawe nyumvira vurema abantu bayaze bamoke nibi nakunda rwose uzamubenura umutikuri umuprofeti ari kugira inama profete mugenzi nimvuga nimbi komanta aho rero oya Bushori yarwanyije abantu none ndabikwemereye nawe nyumvira uyanyumvira mama sharire iyo abantu bakoreye ibyaha mwibanga bahanirwa mwibanga niko bibiri yivuga ariko iyo babikoreye ku karubanda bagomba guhanirwa he ku karubanda kuko yeba badata wese umva noneho nzi guhugura nzi kwigisha ari ibintu rero aka kazi mbona na boss akwiye kubizamo boss Imana kibamba boss akwiye kubizamo nk'ubu bintu koko tuzabigira gute iyo message niyo yatewe nibishaka ejo bundi Imana imworohereje umusonga imuvanye muri gereza none amasomo akuye muri gereza nayo buriya ntago bazi yuko no gukatirwa burundu byakunda uzi ko buri Imana ibimuhaye amahirwe yo kugira ngo aramire ibyo asigaranye none nayo mashagaga avanya muri gereza amagambo ateye ishoza y'ubugome uzima mashari ikintu kera kimbabaza kikenda kunduritsa umutima n'uburyo yigaruriye isi afite abafana binjije Mana yanjye ariko abakristo niba ari abakristo niba hari imvura mukuru z'abantu nk'iyi minsi abantu bararwaye bafite siziki none uzi ngo Imana yaremye Tewa wenyine Tewa kabisa nk'ubwo ubona Yuda none se Yuda ko yapfuye ntafite abakuru be nani bari umunabe afite nababyara be ubwo rero nawe afite igisekuru cyamubyaye gifite ahantu gituruka hanyuma kuvuga ngo abamufana ni nkawe katipe babeskuru abantu bajya bazi kwirwa bakinira ku bantu babayoboke kweri reka yo umukozi w'Imana n'ukuri bakuziza ukuruvuga ukuru abantu barabatugurira amapuranka buri mwanya babakine babahinduriye babakorage mu reka bakura amapuranka babakore script izi yibyo baje kubabwira bababeshya kuri cano yari kuprofita ngikazamuka cyane unareka abantu bakomeze bamoke ngo abamotse nibiba ngombwa Assia bigakunda azamu benura mutikuri inama za profete uri kugira inama profete mugenzi we cyokoze kuko paraporo yuko bameze bakwiye kugirana inama nose umuri Theogene yagira inama Noheli izihe nama nyine nta kuntu ko twasomye Bibiliya tuzi n'amategeko nta kuntu umuntu yazajya no kosi wenda akakuburenganzira leta ko dukoresha Bibiliya nibikunde hakazamo n'ipingu n'imbunda wenda tukareba ko byagabanuka ese twarabasengeye turababwiriza turanabahugura jowe narahuguye ababana b'abahungu ikirenze iki ni ikihe koko ibi bintu none turabikora ko nanjye mba numva nabuze ijambo urumva ikintu kintera ubwoba uziko abantu bicara bagashushanya ibintu bakaza gupuranka isi urumva ari ibintu bashushanyije nukuntu babikorera mu rwihererano uburyo Theogene asoje message ni nko kubwira uriya mutipe urumva byanze ku mbaraga za social media z'amagambo n'iki bashobora no gukoresha n'abaruzi ariko n'amaruzi ariko n'ibindi bintu byose bishoboka komeza uhatane mpaka ubayaze ngo Assia ngo ntabwo ngo ari ngwibuye ngo ritameneka ngo siribu urumva amagambo yimbura mukoro zigira abakozi b'Imana Imana ibabarire gutukana ariko vraiment nge biranje uzi ntabwo mbabazwa na nibishaka Theogene nta nubwo mbabazwa na Noheli oya ahubwo mbabazwa n'abantu mbona babayoboka tukababurira tukagira gute bakanga kutwumva ahubwo twakaba ari twe batuka ababayoboka nimba bafite ubwenge cyangwa ibitekerezo cyangwa ibikorwa bimeze nk'ibyabo nta kuntu babura ababayoboka
ibi bintu rero ibi bintu birakabije ariko gusa amakuru mfite kandi atari ivumbi nayo ko Imana itazakomeza kurebera bino nukuri ahubwo abaryo bufaranga bwa YouTube mu burye ariko ngiye naravuze ntubu bufaranga bashyira mu nda zabo burabuda buzabyimba bumere nk'ubwarwaye shorokori kuko ubufaranga ntago waburyo ngo uzagira amahoro ubufaranga bwo kubayaza ngo batogote ngo bamere gute ngo ubundi nakwemerera uzamudimbe hasi ukabivugura umuhanuzi ubu bufaranga bari kurya niba bumiragure kuko ibi byo ntago bizagumaho jowe abantu bazapfa vuba sindimo nzi ko Imana yampagije uburame nubona iri kome rigumyeho ukabona aba bantu bakomeje kwigaragambya ku mitima y'abantu birirwa bababaza babajombagura inkota z'indimi zabo ibi bintu nubona bigumyeho uzamenye ko n'Imana yo mu ijuru itabaho ariko ntago bizagumaho iyo umuntu yiyitiriye polisi akavuga ngo ndi umupolisi akashakisha n'imyambaro ya gipolisi byanaba ngombwa akabona naha kuri karita akajya kubikoresha mu buryo butemewe iyo bamufasha ibintu bamukorera none gufata ikirango cy'igihugu cyangwa ugafata kashe ya kampani runaka ukayikoresha ibintu bidahwitse baragufunga bakanagukatira ibi bintu rero bari kwitwaza ngo yabatumye Imana yantumye iri jambo ngo yantumye kuri Assia iri jambo ngo nge ndi umukozi w'Imana iri jambo ngo ndi umuhanuzi w'Imana nicyo kintu bagiye kuzira cyambere kuko Imana ifite urutonde rwabo yakutumye kandi ntabwo Imana yajya gutuma abasaze kandi ifite abazima Imana yajya gutuma imihirimbiri Imana yajya gutuma amayibobo Imana yijya gutuma umuntu iramwigisha kandi mu bintu bya mbere Imana itwigisha urukundo kubabarana n'abababaye kwishimana n'abishimye ntabwo Imana ishobora kukohereza kujya kugutuma udafite ibyangombwa by'uko watumwe kuko nayo ibishaka umuntu utazayikoza isoni iyo nyakubahwa agomba kujya ahantu akaba atari bujyeyo ahita areba mu ntumwa ze umuntu wahagarara mu cyimbo cye Imana rero iyo ijya gushaka abakozi ireba abantu bayihagararira babandi ihagararaho iri kubikurikirana kuko ani bikurikirana turamuntu yagiye mu izina ryanjye n'umukozi wanjye ku buryo Imana ivuga iti sawa ibyo wakoze nanjye nagombaga kubikora mpibereye aba bantu rero si Imana yabatumye ahubwo abanani ntumwe za shitani kugira ngo abantu bazinuke Imana bazinuka abakozi b'Imana bazinuka urusengero ariko Imana nayo n'umugabizi kwiburanira ifite ikizakora yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane kandi bisobanutse abantu bakwiye kuba maso none se mama Charlene abakristo bakwiye kwitwa rute muri ibi bihe bikomeye hari ubuhanuzi bw'ibinyomari abakora amapuranka hari abagambanira abantu none hari nabo numvishije ubundi bahagiye baragenda batabika igikeri ngo ahantu ngo mu rugo rw'abantu bakoresheje abakozi ngo baragenda barababwira ngo Imana ngo yaberetse ngo mu rugo ngo harimo ngo ibintu ngo bitabyemo n'ibiki ngo babaca amafaranga kugira bataburura ibikeri reka n'ibiki byose mbese abanuzi bari guteka imitwe ku buryo buteye ubwoba abantu barifata gute koko ni wowe ndi kubaza rero kumbana none wowe ndakurira nukuri njya dukorana ikiganiro ndabaye nka ukanseka nje birani cyabi Yesu we jawe ikintu abantu bagomba gukora ni ukwirinda kugira ngo iyi miyaga iri hano itabahitana nimba umuntu arimo gukora ibi bintu kugira ngo yinjize kuri kamera wowe uri kwandika kuri komenti urinjiza ngahe nicyo kintu abantu bakwiye kubanza kumenya jowe aba bantu baza gushyigikira abantu muri komenti cyangwa baza gutukana muri komenti bakavuga bakiyanduza ko waje gukora iyi plaka cyangwa n'ikindi kintu we yinjije ko hari $2 twagiyeho hita uvuga ngo wowe waje ukandika komenti yo utukana wowe hagiyeho angahe uri busange nta yariho kuza gukomerekera no kwandurira mu bintu babiteguye kugira ngo bakuremwe amafaranga ubugingo bwawe bukanduzwa n'amagambo no guca imanza niyo mpamvu abantu bakwiye kuba maso hano hanyuma ku cyitwa ngo abahanuzi bari kubabeshya iby'abapfu biribwa n'abapfumu ubundi aba bahanuzi ni gute umuntu nk'aba bahanuzi twabonye hano ni gute aza kukubeshya kandi warabonye ko atari umukozi w'Imana sibyo kuko Bibiliya yarabivuze
ngo abantu benshi baziyitirira izina rya Kristo bakore n'ibitangaza ngo ariko izobera zizababwira abo bari bo nimba umuntu aza hano nk'iyo audio duhaye iriya audio igomba guhitimo kubita hasi naho Imana yabimwemera ibyo biramureba n'Imana ye ntago bitureba inshinge no kuri nge uri hano umuntu uvuga ayo magambo nimba yarari no ku rutondekera ubu yaruvuyeho nimba ataranaruvuyeho uba ari mu mahirwe kugira ngo yisubireho ataruvaho kuko nta mukozi w'Imana isumba byose ushobora gusohora iyo audio muzabamenyera kuzobera ubu sizo ni iyo niyibishaka Yesu iyo mbuto ntuyumvise ngo babenuru babenagure bati kuri profete uri kumva ikintu rero abantu bagomba gukora nuko Imana yo mu ijuru yaduhaye Yesu niwe tuzanyuraho tuzanyura kuri Yesu kugira ngo tugere ku Mana ntago muzanyura kuri mama Charlene ntago muzanyura ku muhanuzi nimuzanyura ku muvuga butumwa abantu bige gushaka Imana kuko abahanuzi birirwa abantu bose imitima y'abantu bamubahanuzi disi ariko nimba usenganya n'umuhanuzi imyaka 5 igashira ibyo yaguhanuriye bitarasohora undi kujya ukomeza kumwizirika udufaranga twawe akatumara kandi iyo wizirika kuri Yesu no ku muhungu no kuri papa we Imana ubugeze kuri abantu bige gusenga nta wundi ubije naho nibitabibyo bari buyatemo icyambere umuhanuzi aza guhanurira yaraciwe ku ngoma yanarizamura ntiryumvikana nk'ubu hari umuntu watuma kwa nyakubahwa agahita gutumikira bikagerayo vuba bitewe n'ubusabane bafitanye hari n'uwo wamutumaho ukazarinda upfa utamubonye kuko nawe ubwe atajya kandagira aho ari uri kumva hari umuntu uhamagara Imana ikitaba bitewe n'amateka bafitanye hari umuntu ugusengera koko n'Imana ikumva ariko hari n'umuntu n'ukuri kose ushobora gusenga ntirirenge hano abantu nibige gusenga abahanuzi batabijemo Imana nibona ukeneye umuhanuzi ntago ari wowe uzamurarika ahubwo niwe n'Imana izakurarikira ubu hari ukuntu Imana igiturarikira abakozi bayo kandi koko bayo yihamagariye kandi koko mwahura ukamenya ko ariyo ubundi ntago iyo washatse Imana niguhuza nabo yatumye ariko ntago ari wo ugomba kwihuza nabo kuko ibi bintu nabyo byajemo igishoro kose ntiwumva nyine yiyati wateguye neza atabwo nuko utakize kuri cano yawe byari guhita bikuzamura ibi kandi iyi audio ikwiye kujya hanze kugira ngo abantu noneho bumve ba bantu na gahunda baba bafite target ninza nkavuga ko ari njye ugiye gushaka Assia ndeta mba umustar ariko reka mbabwire nubona ubaye umustar ahubwo uzicuza n'icyatumye umenyekana kuri kamera abantu bagiye bakora ibi bintu muri ubu buryo aho mwimanitse hose muzicuza icyatumye muzamuka kuko noneho nambe n'ubuzamukiye kuri Assia eje bundi urakandajya ku rutugu rwa mama Charlene eje bundi ukandagire kuri Mutesi uzamuka ariko noneho uzajya kumanuka izi ntugu zitagihari uve hejuru no hasi ngo pi akaze kubwiza uzava hejuru witure hasi uzavunagurika kuko ibyo wazamukiyeho uri kutuzamukira ariko mu minsi mike ntago duhari uzamanuka uburaho ukandagira hanyuma ni no hasi ngo pi ngira ngo ni ibintu byumvikana ni inama mama Charlene n'abagira abantu kugira ngo muri iyi minsi ijambo ry'Imana rivuga ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka azabiha ibihe birushya abantu bazaba bikunda abantu bazaba bakunda impiya bazabirarira ari indashima bakora ibiteye isoni byose reba umuntu uvuga ngo yaba umugabo wa Assia nanjye ntari Imana ntago namugushyingira nta n'umukobwa namuhuriye iriya ntaragahanga kubera iki se so umuntu utumye ushaka no kurira jowe uri umuntu w'umugabo ni umuntu gute ubu umuntu bwe buri he abangaba bavuga ngo utikure sipe na sipe namushyingira cyapaye abashariro no abirakari abyegereje umutima ko wafata umuntu nkuru ukamusimbuza Ateye yo Mana si Imana cuko tozi ko ari umuhanga yaba yarabaye umuswa ryari ntago bibaho rwose
ngira ngo ni ibintu byumvikana rero ufite nk'umukobwa wakatiwe n'Imana umukobwa wakatiwe nabwo burundu umwe Imana yavuze iti mva imbere wakivumemo sinigeze nkumenya uwo ngo niwe yamushyingira byahita binahura kandi ariko gufata umwana w'Imana nka Assia ukajya kumuhintara agahanga n'inzige hoya ntabwo bishoboka umukobwa wakatiwe n'Imana ariko apana n'abantu ndabyuzi kubyumva bamwigoragoza ikavuga iti tu nimugende bamwizanabwira iti nimumva imbere sinigeze kubamenya kandi abo bazwi nayo twe ntitubazi uwo nguwo Imana ishobora kumumuha niwe yamubonera barabatipe ko nabonye bavuga cyane ntabwo bufite ko bazakwataka kuba ubashenge gutyo ntago mbashenye ibi bakorera ahubwo ushenye nibo bishenye kwa General Yesu akumvumbiza urwo video urwo ruodio kwa General Yesu ahubwo nge mfite n'ipingu ngewe ndifite nayita nonaha njya gufata n'ibishaka nuriya muhungu bose nkabambika rimwe bafatanyije kabajyana kandi nabakatira burundu shingiye kuri iyo audio iyo audio nta bushobozi nyine Bibiliya se shako nta pingu igira aha ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane turimo tugenda tunasingira umusozo w'izi mbuzi none sinkita ikiganiro ni imbuzi tuba tuburira abantu ni umusozo w'imbuzi no kumirwa nukuri ko iyo audio yanyumije mbabarira iki ni ikiganiro cyangwa nukumirwa oya nukuri umugane wa mugabo ndumiwe na oya ariko ibi bintu reka nkubwire iyo bijya gushya birashyuha bitega ikintu kiri ku mutima w'Imana ntazi kandi kitari cyiza buriya kandi kiriho kandi ikintu kinteye agahinda nuko hari abazabigenderamo yego nukuri reka nze nkubwire Imana izakorera ikintu cyitwa abiyita abakirisitu izakora ikintu uzakirokoka ni umuntu uzaba utariyandusha mu kuri kose kuko ibi bintu biri gukorwa n'izi nkunguzi z'abahanuzi izi nkunguzi z'abavugabutumwa izi nkunguzi z'abapasiteri izi nkunguzi z'abanyamadini ibi bintu barimo barakora dore ntubone iki cyukeri n'iri zuba ibi bintu byago byose by'ubuzima bugenda budasobanutse bijya bituruka ku bantu bameze batyo kuko aho kugira ngo Imana aho kugira ngo igihugu gitunge abatubuzi aho kugira ngo igihugu gitunge abatubuzi b'abavuga butumwa batanu byatunga abatubuzi b'abatubuzi basanzwe igihumbi yego abitiriwe izina ry'Imana b'abatubuzi bakurura imivumo bakurura kaga ariko bazikwegere rwose ntibazadukwegere kuko ibi bintu Imana ibireba iri mu ijuru bikorerwa inaha ikabyitegereza ikagira umujinya cyane noneho impamvu uyu mujinya mbona uyu mujinya w'Imana uzaza nuko bitari gukorwa n'umuntu umwe ni igisheni mu nsengero urabasangayo aha kuri izi mbuga nkoranyambaga ukabasangayo ni benshi ibi bintu bizakorerwa n'ikintu kibi ariko ntibazadukwegere ntibazankwegere ntibazakwegera igihugu bazikwegere bonyine ku giti cyabo kuko ntago kubireka byo ntago bizaguma gutya ntago bizaguma gutya ibi ni ibyaha by'ubukunguzi yes reka dusoze rero kino kiganiro tuvuga ngo abantu bakwiye kurushaho kuba maso no gusenga cyane mama Charlene reka tugushimire kuba waduhaye umwanya ukatuganiriza Imana iguhereza umugisha cyane kandi gukomeze mu ivuga butumwa urakoze cyane yego